Kimwe mu bimenyetso simusiga bishingirwaho byemeza ko Christo yabayeho hano ku isi harimo n'urupfu rw'izi ntumwa ze. Ntabwo abagabo bagera kuri 11 n'abandi bose baje kubiyongeraho nyuma bari kwemera gupfa bishwe bazira ukuri badahagazeho. Iyi ntumwa tugiye kurebaho yitwa Bartholomew, twakunze kwibona kenshi nka Natanayeli. Urupfu rwe ruratangaje cyane ku buryo byumvikana neza ko ubutumwa yabwirizaga bwaturukaga mu kuri gukomeye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'intumwa Natanayeli. Twakunze kubona kenshi nanone bamwita Bartholomew. Inakirutimana muco patience. Ndi kumwe namwe niyemeje kutagira ikindi nibandaho keretse kubamenyesha Yezu Christo, cyane cyane Yezu Christo wabambwe ku musaraba. Yari umwe mu ntumwa 12 za Yesu Christo. Mata gice cya 10 umurongo wa 2 kugeza 4, Mariko gice cya 3 umurongo wa 16 kugeza 19, Luka gice cya 6 umurongo wa 14 kugeza 16, ibyakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 1 kugeza 13. Aha hose na hari urutonde rw'intumwa. Icyakoze umwigishwa we nta byinshi tumubonaho byamwanditsweho muri Bibiliya. Gusa nk'izindi ntumwa nawe numwe mu biboneye imirimo wa Yesu Christo mu myaka 3, kandi yatumwe mu ngendo zivuga butumwa kimwe n'abandi nkuko tubisanga muri Mata gice cya 10 umurongo wa 8. Mugende mutangaza muti ubwami bw'ijuru buregereje, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, muhumanura ababembe, kandi mumenesha ingabo za Satani. Mwaherewe ubuntu, mutangira ubundi. Naho bigaragazwa koko niba arafitanye isano ya bugufi na Filipo, gusa bigaragara ko yari umuntu wa hafi cyane wa Filipo. Nkuko tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yohana gice cya 43 kugeza 51. We na Filipo kandi banajyanaga mu ngendo zivuga butumwa ku buryo ngo mu minsi Filipo yiciweho bari kumwe ko ari nawe wamushyinguye. Mu rupfu rwa Filipo ngo yabwirije abantu barizera bashaka kumumanura aho yari abambye, ariko amazi yari amaze kurenga inkombe, ahubwo abasaba ko bareka kwica Bartholomew, maze baramwumvira. Uwo munsi ntiyapfa. Uyu mwigishwa Bartholomew yavukaga i Kana y'i Galileya. Icyo gihe hari naho mu matware y'Abaromani. Nawe yavutse mu kinyejana cya mbere. Iri zina Bartholomew bituruka ku izina ry'ikinyarameya Bartholomew, bisobanura umuhungu wa Teramayi. Birashoboka ko papa Bartholomew yitwaga Teramayi. Mu kinyarameya iyo bar ibanza hagakurikiraho irindi zina bisobanura ko ari mwene. Urugero: hanyuma bagera i Yeriko, nuko Yezu n'abigishwa be bahavana n'imbaga y'abantu benshi. Basanga umuntu w'impumyi witwaga Bartholomew mwene Timeyo yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Muri make ni nkuko mu Cyongereza dushobora kuvuga Johnson cyangwa se son of John, umuhungu wa Yohana mu Kinyarwanda. Gusa izina Teramayi ntabwo ryanditswe na rimwe mu Isezerano Rishya, ariko mu Isezerano rya kera hari igisekuruza cyitwa gutyo mu Kubara gice cya 13:22. Rero kubera ko iryo zina ari irya kabiri, niyo mpamvu yitwa na Natanayeli. Nubwo mu byanditswe buri zina turisanga ukwaryo, wenda akaba ntaho tuza kubona Natanayeli Bartholomew. Uyu Natanayeli rero kandi ni urugero rwiza rwerekana uburyo rwose kubwiriza ubutumwa bwiza bigira abo bizana kuri Christo nta kabuza, kuko nawe yahamagawe na Filipo, kandi rwose yari yabanje gupinga cyane avuga ko Nazareti nta kiza cyahava. Gusa hari havuye ikiza kurutaho. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati: twabonye wa muntu uvugwa mu mategeko yanditswe na Musa no mu byanditswe n'abahanuzi, uwo ni Yezu mwene Yosefu w'i Nazareti. Nuko Natanayeli aramubaza ati: mbese hari ikintu cyiza cyakomoka i Nazareti? Filipo aramusubiza ati: ngwino urebe. Yezu abonye Natanayeli aje amusanga, aravuga ati: dore umwisirayeli nyakuri utagira uburiganya. Natanayeli aramubaza ati: wamenye ute? Yezu aramusubiza ati: Filipo ataraguhamagara, jya wari munsi y'igiti cy'umutini, nari nakubonye. Natanayeli aramubwira ati: mwigisha, koko ni wowe mwana w'Imana, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Yezu ati:
mbese unyemejwe nuko nkubwiye nti nakubonye munsi y'umutini, uzabona ibiruta ibyo. Niko kungamo ati, ndakubwira nkomeje ko uzabona ijuru rikingutse, ubone n'abamarayika b'Imana bazamukira kandi bamanukira ku mwana w'umuntu. Nyinshi mu ntumwa za Yesu Kristo bari abarobyi, gusa ntabwo tubona Bartholomew mu mwuga we yakoraga. Icyakoze tuza kubona ajyanye n'intumwa kuroba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 21:1-3. hanyuma y'ibyo Yezu yongera kubonekera abigishwa be ku nkombe z'ikiyaga cya Tiberiya. Dore uko byagenze. Abari bahari ni Simoni Petero, Tomasi witwaga Didimo, Natanayeli ukomoka i Kana ho muri Galileya, bene Zebedeyi bombi n'abandi bigishwa ba Yezu babiri. Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramusubiza bati, reka tujyane. Nuko baragenda bajya mu bwato, barara ijoro ariko ntibagira icyo bafata. Aho rero ntituzi niba yari umwuga yari asanganywe cyangwa ari uko nawe yashatse kujyana n'abandi gusa. Yezu arabegera arababwira ati, nahawe ubushobozi kuri byose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende muhindura mu mahanga yose babigishwa banjye, mubabatize mu izina rya Data n'Umwana we na Mwuka Muziranenge, mubigishe gukurikiza ibyo nabategetse byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Aho ni muri Matayo igice cya 28:19. Aha rero na Bartholomew nawe yahawe inshingano ikomeye, kandi umwuka yaramukoresheje. Nyuma yo gupfa kwa Christo no kuzuka kwe akazamurwa mu ijuru, intumwa zakiriye umwuka wera, na Bartholomew nawe yari arimo. Zatangiye kandi gukora ingendo za Gikristo zo kubwiriza inkuru nziza y'agakiza gatangwa n'Imana ku buntu bwayo, gatangiye muri Christo wapfuye akazuka. Umwe mu banditsi b'amateka menshi y'itorero Eusebius wa Kayizariya yanditse ko Bartholomew yahise ko ajya mu Buhinde. Ahangaha yanabasigiye inzandiko z'ivanjiri ya Matayo. Uyu nawe yagize uruhare runini cyane mu itorero rya mbere mu kinyejana cya mbere, cyane muri ubwo buryo bwo kubwiriza ubutumwa bwiza. Andi mateka rero agaragaza ko nyuma avuye mu Buhinde yaje kwerekeza Etiyopiya, Mesopotamiya, Iparisiya na Lekawoniyo muri Turukiya yo hagati. Aha hose havugaga inkuru nziza. Hanyuma aza kuhava yerekeza muri Arumeniya, aho yajyanye na Yuda witwaga Tadeyo. Aha rero haje kuba ikintu gikomeye cyane ubwo Bartholomew, umwami wa Arumeniya, nawe yaje kwizera ubutumwa bwiza aba bagabo babwirizaga. Ubutumwa bwiza kuko ni imbaraga. Amateka kandi akomeza avuga ko the Armenian Apostolic Church yashinzwe n'aba bagabo ko ari babiri. Natanayeli rero aho ni naho yaje kwicirwa urupfu rutangaje kandi ruteye ubwoba, ubwo yagamanirwaga na murumuna w'umwami Bartholomew witwaga Astyaje, maze agategeka ko bamwica. Yiciwe Albanopolis ho muri Arumeniya, ashishuweho uruhu ari muzima. Mbese abantu mwabonye uko amatungo abagwa, uko bayakuraho uruhu, niko nawe bamukuyeho uruhu ari muzima, ahamya kwizera kwe afite mu mwami Yesu. Nta mahoro yo mu isi Kristo yigeze asezeranya abazamwizera, ahubwo yadusezeranyije kuzarenganywa tumuzira, kuko nawe isi itamukunze kandi umugaragu akaba ataruta shebuja. Mujye mwibuka abayobozi banyu babagejejeho ijambo ry'Imana, muzirikane uko babayeho nuko bapfuye, maze mukurikize urugero rwo kwizera Imana kwabo. Yezu Kristo uko yari ari ejo, nanone niko ari, niko azahora iteka ryose. Ntimugateshwe inzira n'inyigisho zitari zimwe z'inzaduka. Icyiza nuko imitima yacu yatungwa n'ubuntu Imana igira, aho gutungwa n'ibyo kurya twategetswe n'amategeko, kandi ntacyo bimarira abayakurikiza. Aho ni mu Baheburayo igice cya 13:7. Rero tugumye kuzirikana uwo wihanganiye ubwanze bwose bw'abanyabyaha. Hari ikintu kimwe kitazicuzwa mu buzima bwose, ni ukwakira Kristo. Bizatuma mu isi ubaho ufite ibyiringiro kandi uzanabeho by'iteka. Tuzasubira mu gihe cy'ubutaha.